hirwe yo guhurira kuri uyu murongo mwese tubaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Dufatanije namwe gushimira Imana ko twaramye kandi tukaba tubonye uburyo bwo guhurira kuri uyu murongo ngo twige ijambo ry'Imana. Irakoze rero kwidukorera icyo tutashobora kwikorera, ntabwo twakwiha uburame, ntitwakwikuriraho inkomyi ngo zitatubuza kwiga. Ubwo yaduhaye kurama ikadukuriraho inkomyi, ikabidushyikirije uburyo bwo guteranira kuri uyu murongo ngo dutege amatwi ijambo ryayo. Reka natwe mu mitima tugire amashimwe, twumve ko yagize neza, tuyishime mu mutima, yakoze ihimbazwe. Njye turi kumwe muri uyu mwanya, amazina ni Nirere Abeli. Tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Mbere y'uko twiga, reka dusenge hanyuma tubabwire insanganyamatsiko y'ibyo tugiye kwiga kandi tunakomeza. Urakoze Data wera uri mu ijuru, uduhaye kugeza muri aya masango twige. Ubidukoreye tutashobora kubyikorera, ubugingo bwacu bugerwa bupfa tutazi igihe buzamara ku isi. Utwemereye ko bugeza muri uyu mwanya, udukuriyeho inkomyi zagombaga kutubuza kwiga, turabibonye. Urakoze, turagushimye ngo izina ryawe rihimbazwe. Tubabarire ibyaha, amafuti n'ibicumuro bitwizingiraho bikaduteranya nawe. Tubabarire ku bw'ineza yawe, turekere mu gitabo cy'ubugingo. Aho ngwino twegere, twigishe, udusobanurire, uduhe kumva, uzadushoboze no kumvira kugira ngo tuzase n'ibyo wifuje ko tuba byo. Twuzuze inshingano tukiri ku isi, nugaruka tuzaraga ubugingo. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Turagira ngo twigire hamwe ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko itubwira uburezi. Turashaka kwigira hamwe iby'uburezi kubera ko kubyara ni impano, ariko kurera ni inshingano. Kubyara nta muntu wabihiga undi, nta wahiga undi ngo mubwire ngo njyewe ngo nakoresheje ubwenge ndabyara, kuko n'abadashaka barabyara. Yewe hari abababyara barabuze uko bagira, bakajya kubajugunya mu musarane, mu bigunda. Hari abazikuramo kuko zabagwiririye batazishakaga. Hari abababyara bakabarera ariko bafite ipfunwe, babangamiwe, batabishakaga. Ibyo bikabaho mu gihe hariho abandi babakennye, barira bishwe n'agahinda, bakeneye urubyaro ariko barubuze. Ibyo birakwereka ko burya kubyara ntabwo ari ibintu umuntu yikorera. Kubyara ni impano. Ni nko kuvuga ugasanga uzi kuvuga, undi we akavuka atazi kuvuga, mwembi nta buhanga mwashyizeho. Buriya kubyara nta wakagombye kubihiga undi, ahubwo kubyara ubonye wabyaye wari ukwiye kubishimira Imana kuko ni impano. Ushobora kubyara mwene nyoko ntabyara ariko ntiwamuha, ntabwo wamubwira ngo nabyaye benshi reka nkugabire nguhe umwe cyangwa babiri, ntibyashoboka. Ntiyaba nyina, ntiyaba se, nawe ntiwamumuha ngo byemere. Wamubwira ati namubane agufashe, ajya gukorera ibi n'ibi, agufashe akumara irungu mu nzu, ariko ntabwo yanaba umwana we, nawe ntiyaba umubyeyi we, ntibyashoboka. Yaba umubyeyi ariko ntiyaba wowe. Rero kubyara ni impano, ariko kurera ni inshingano. Rero iyo bavuze impano, utayigize Imana ntiyayikuziza, utayigize n'abandi banyabwenge, n'abantu buntu bazi ubwenge ntibabiguhora, kuko impano ni ingabire nyine, utarabihawe ntiwabizira. Ariko inshingano yo ni itegeko. Inshingano ni itegeko, iyo utayujuje urahanwa. Uwaguhaye inshingano iyo utayujuje arabiguhanira. Niba ari inshingano wagombye guhemberwa amafaranga, barayagukata, cyangwa umushahara wose ukagenda, biterwa n'aho uburangare bwawe bwagarukiye n'icyo bwahombeje. Rero iyo ari inshingano zitarimo umushahara gusa, ahubwo zikurikiwe n'ubushobozi, uri umwana ukorera ababyeyi, uri umugabo n'umugore, uri umukorera leta, ukorera sosiyete, hirya yo kunanirwa inshingano habaho gukatwa ibihembo, ariko hakabaho n'ibihano. Rero inshingano iyo ni itegeko, irahanirwa. Niyo mpamvu niba warabyaye, ntabwo kubyara ari ibintu wakwirata. Nta shema rindi wajyana imbere y'Imana ngo yibwire ngo narabyaye. Niyo yabiguhaye
ntabwo wabiyiratira, ahubwo yo itegereje kukubaza ngo abona guhaye wabakoreye iki, wabareze ute, ko nabaguhaye nyine ngo uzabarere wabikozeho iki. Ubwo rero nibyo tugiye kurebera hamwe, ijambo tugiye kwigira hamwe n'ijambo ritubwira ngo korera neza. Korera neza, hariho kurera nabi, hariho no kurera neza. Ubwo rero tugiye kureba kurera neza, nibyo tugiye kureba icyo Bibiliya ibitubwiraho. Noneho nitumara kubyumva tushyire mu bikorwa ibyo dusabwa. Turahera muri Zaburi 127 umurongo wa 3, haravuze ngo dore abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Kuko imyambi yo mu kirimba, nk'uko imyambi yo mu ntoke z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, cyangwa se ni umurage uturuka ku Mana. Noneho baratubwiye ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye. Kirimba ni ikinyarwanda cyakoreshejwe bashaka kuvuga ikibiko. Kirimba ni ikibiko babikagamo imyambi bari ku rugamba, noneho kikaba kimeze nk'uruhago bashyiragamo imyambi. Cyabaga ari ikintu wenda gikozwe mu migano cyangwa se mu byo bita intamyi barakoze, barakiboshye kameze nk'akiba ariko ari karekare kareshya n'imyambi. Noneho iyo umuntu yabaga ari kurwana yabaga agashahitse, maze umwambi agakoramo, agafata umwambi agatamika akarasa, wa mwambi wamara kugenda yakenera undi agakoramo akarasa. Iyo myambi bagendaga aho bayikuraga niho bitaga mu kirimba. Noneho icyabaga cyuzuye imyambi ikafasha umurwanyi guhangana n'urugamba, ya myambi ye ikamufasha. Noneho baravuze ngo ugira amahirwe ni ufite ikibiko cyuzuye imbuto z'abana, ngo abameze batyo bagize amahirwe yo kubyara, ngo bazagira amahirwe yo kudakorwa n'isoni igihe bazaba bari kuvuganira n'abanzi babo mu marembo. Ubwo bivuze ngo uwabyaye, niho Abanyarwanda bakuye umugani uvuga ngo ingurube yabyaye ntiribwa n'imbwa. Bashaka kuvuga ko iyo umuntu yari afite agaciro gakeya, asuzuguritse, bamugaya, bamusuzugura, hari abamwangaga, banamurenganya, bakamukandamiza, iyo yabyaye akabyirura, iyo yabyaye neza akarera neza, hari igihe rwa rubyaro rumwunamuraho urugomo. Noneho ubwo akaba agize agaciro, agahawe n'urubyaro. Niyo mpamvu bakoresheje iryo jambo rivuga ngo ingurube yabyaye ntiribwa n'imbwa, ni ukuvuga ngo abakagombye kuba bamukandamiza bashobora kumwubaha ku bw'urubyaro. Ahandi bati nta mbwakazi ihetse. Ubwo bivuze ngo uhetse haba hari agaciro n'icyubahiro n'agateganyo ku banyabwenge ko uwahetse yazavamo umuntu ukomeye. Rero hahirwa abafite ikibiko cyuzuye imbuto z'abana. Noneho rero ubwo icyo kibiko nta buhanga ngo uvuge ngo hari ukuntu ngo uzagenda ukajya gukora ibintu runaka ngo maze ukabapakira muri wowe. Oya, ntabwo bishoboka. Ushobora kugenda ugakora ibyo ukora, ariko impamvu zo kubyara ni impano y'Imana. Noneho katurebe umaze kubabyara se ubwo hakorwa iki? Maze kuba hariyaho hatweretse ko kubyara ari impano y'Imana kandi ko ari umugisha. Ngaho iyo umuntu amaze kubyara aba asigaranye inshingano iyo kubarera kandi neza. Mu gitabo cy'Imigani 22:6 haravuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Uwo mwana ubwo wageze amahirwe yo kumubyara, ubwo Imana yaguhaye ikirimba kirimo imbuto, maze ukababyara, kandi ngo kubabyara bizakurinda gukorwa n'isoni imbere y'abanzi. Baravuze ngo nawe inshingano usigaranye ni iyo kubamenyereza kugendera mu nzira nziza, ngo bikazabafasha kurinda gusaza batarayivamo. Noneho muri iki gice n'ubundi cya 20 Imigani 11:11 aravuze ngo naho umuntu naho yaba ari umwana amenyekanira mu byo akora, niba umurimo we uboneye kandi utunganye. Umuntu nubwo yaba ari umwana ushobora kumureba ukamenya ngo uyu mwana afite icyerekezo cyiza, ashobora kuzavamo umuntu mwiza
cyangwa se arapfapfanye, arapfubye akiri muto. Rero bitewe n'uburezi, ngaho reka tugerageze gusoma muri iki gitabo. Ni igitabo cy'imico n'ubumuntu umuzingo wa mbere. Kamere ku rupapuro rw'166 haravuze ngo ku munsi w'urubanza abagabo n'abagore bazasobanura iby'abana babo imbere y'Imana. Ku munsi w'urubanza abagabo n'abagore bazajya imbere y'Imana bagiye gusobanura iby'abana babo, kubera ko turasomye ngo Imana niyo yabaduhaye nk'impano. Noneho ntabwo bigarukiye ku kubaguha gusa, ahubwo ngo no ku munsi w'urubanza umugabo n'umugore babyaye bazajya imbere y'Imana bagiye gusobanura ibigendanye n'abo babyaye. Ababyeyi bazabazwa ibyo bakoze n'ibyo bavuze mu guhesha agakiza ibiremwa bihaye inshingano yo kubyarira mu isi. Tuzagaruka imbere y'Imana, buri mugabo na buri mugore bagiye gusobanura imbere y'Imana ibyo bavuze n'ibyo bakoze bari imbere y'urwo rubyaro. Mwavuze ibyatuma bagira icyerekezo cyiza, cyangwa urugero mwatanze mu mvugo zanyu rwabaye rubi ruyobya abana banyu. Ibyo mwakoze ni ibiki? Mwakoze ibyatuma abana bagira icyerekezo cyiza, cyangwa mwakoze ibyo gutuma abana bayoba bakora ibidakwiriye? Ubwo ibyo muvugira mu rugo, ibyo mukorera mu rugo muri imbere y'abana, mujye mumenya ko bizagaruka mu rubanza kandi bifite ubushobozi bwo kugira icyo bitwara urubyaro rwanyu. Niyo mpamvu nta muntu ukwiriye kumva ko ibintu byose yabikora uko yishakiye ngo wibwire yuko ntacyo bitwaye, ahubwo ibyo tuvuga, ibyo dukora bifite icyo bitwaye urubyaro rwacu. Muri iki gitabo urupapuro rwa 222, reka nse n'usubira inyuma ho gato, 221 hati uburyo bwiza bwo kwigisha abana kubaha ababyeyi babo ni ukubaha amahirwe yo kureba uburyo, yo kubereka uburyo ise yita kuri nyina, n'uburyo nyina nawe agaragariza se uko amwubaha kandi n'uko amuha agaciro. Uburyo bwiza bwo kwigisha abana ntabwo ari ugufata ibitabo, ahubwo ngo ni ukubaha icyitegererezo, bakareba ukuntu nyina na se bakundana, uko bubahana, ngo nibwo muba muri kubaha uburyo bwiza bwo kwiga, n'uburyo nyina nawe agaragariza se uko amwubaha akamuha agaciro. Bamaze kubona urukundo bakundana, abana nabo baheraho biga kwitondera rya tegeko rya 5 no gukurikiza inama y'intumwa igira iti bana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Iyo twebwe ababyeyi duhagaze neza ngo tukaba tuvuga ibikwiriye mu rugo, tugakora ibikwiriye, tuba turi gushyiraho umurongo mwiza wo kumenyereza abana uburyo bwiza bwo kutwubaha, uburyo bwiza bwo kudukunda, uburyo bwiza bwo kuyoboka ibyiza no kwirinda ibibi bashingiye ku byo badusangana. Urugo rutatswe urukundo, impuhwe n'ubugiraneza, abamarayika bakunda kurusura n'Imana ikaruhererwa mu icyubahiro. Iyo dukoze neza tukagira urugo rwiza rurimo gukundana, rurimo kubahana, rurimo gufatanya, ngo abamarayika bakunda kudusura, maze ngo bamara kudusura ngo bagasanga urwo rugo ari rwiza, kubera ko ba nyirarwo twebwe ababyeyi turahuje, abana bacu baratwigana, abamarayika badusuye, nuko ngo Imana nayo ikaruhererwa mu icyubahiro. Noneho ngo icyitegererezo cyiza abana n'abasore bazakura mu rugo rwa Gikristo rwarenzwe neza, niyo ngabo yizewe yo kubakingira kononekara kuri mu isi. Muri urwo rugo abana bazahigira gukunda ababyeyi babo bo mu isi ndetse na se wo mu ijuru. Isano iri hagati y'abagize umuryango igomba gutanga icyitegererezo cyiza. Ingo za Gikristo zashinzwe kandi ziyobowe hakurikijwe imigambi y'Imana, ni ubufasha butangaje mu kurema imico ya Gikristo.
ababyeyi n'abana bagomba gufatanya mu mirimo y'urukundo bakorera wa wundi wenyine ushobora kurindira urukundo rwa mwene muntu mu kwera no mu gutungana. Nitugira gukundana, nitugira kubahana, nitugira gufashanya, ngo icyo cyitegererezo kizarinda abana bacu kwanduzwa n'icyitegererezo kibi kiri mu isi. Noneho ubwo twitege ko kubyara ntabwo bigarukira aho gusa. Ntabwo ari ukubyara ngo niturangiza duterere iyo, ntabwo ari ukubyara ngo wumve ko ugiye kwigisha amashuri gusa, ntabwo ari ukubyara ngo wumve ugiye kubaha ibiryo gusa. Oya, hariho no kubatoza imico, kandi ngo iyo mico mbere y'uko uyibatoza ngo ni ukwiheraho mu rugo. Uko abagabo n'abagore bifata bajye bamenya ko ari isomo, ni isomo tuba turi guha abana. Turi gutukana, ubwo turi kubatoza ngo nabo bazadutuke kandi bazatukane. Turi kurakarirana, ubwo nabo turi kubatoza ngo mujye murakarirana. Turi kubeshyana, turi kubabwira ngo namwe mujye mutubeshya, namwe mubeshyane. Mbese ibyo dukora tuba turi kubaha icyitegererezo cy'uko ibintu bizagenda. Noneho niba udashaka abana bakubeshya, nawe wijya ubabeshya, wijya ubeshya bakumva. Niba udashaka abana barwana, namwe mwijya murwana. Niba udashaka abana batukana, nawe wijya ubatuka, wijya utukana. Niba udashaka abana basuzugura, nawe wisuzugura. Mbese icyo ushaka ko abana bawe bazaba cyo, uzaba icyo, bazakwigana kuko uri igitabo bigiraho. Noneho aho turahavuye. Cya kabiri, ngo uzitege ko iyo Mana yabaguhaye izongera ibakubaze. Hari ikindi gihe muzahura ije kukubaza ngo murikira ba bana naguhaye. Rero abana ngo tugomba kubitaho nk'impano tuzabazwa n'Imana yabaduhaye. Mu gitabo twebwe n'abana bacu mu kigice cya 6:38 urupapuro haravuze ngo baravuze ngo mu bijyanyiranye n'uburezi intangiriro niyo ifite agaciro gakomeye. Ku bigendanye no kurera, itangiriro kurema umwana, kumurera ngo umugire umuntu, ngo igikomeye cyane ni mu itangira uri gutangira kumurera. Umwana afite ibintu byinshi bimwangiriza, ubwo wenda tubyaguye byajya guhera mu ihererekanyamurage, bikaza bikagera ku buzima mwamuremesheje, igihe mwamusamaga, mwari mubayeho mute, mwari mwaramutse mute, mwari muri mu ntambara, mwari muri mu mudamararo, mwari muguwe neza, mwari mubanye neza. Uko mwari mumeze igihe mwamusamaga nabyo bigira ingaruka ku mico ye n'ubwenge bwe n'ubushobozi bwe. Noneho bikaza bikagera ku mibereho yabayeho mu nda, niba yarasonzeye mu nda, niba yarabonye amaraso amutunga ahagije mu nda, niba yarahagiriye umunezero cyangwa yarahagiriye umubabaro, ibyo nabyo bimugiraho ingaruka. Bikaza bikageza ku munsi yavutseho, amaze kuvuka ageze imusozi, ibyo yasanze, uko yakiriwe, niba yarabaye mu nda bamwishimiye, niba yarageze mu nda mutamwishimiye, wenda mukabona habayeho gusama ariko mutabyikekaga, mutari munabishaka, habaho kumva iyo nda ye, hakabaho kuyikanga no kuyanga, ngo ubwo nagera imusozi azavukana ingaruka z'uko yabayeho atishimiwe. Ayo maraso yabayemo yonkaga yamutunze atamwishimiye, azamugiraho ingaruka izigaragaza amaze kuvuka. Azaba umunyamico mibi wenda kubera ko nawe yanzwe, ngo nawe azavukana umutima wanga, azavukana umubabaro n'agahinda kuko ari byo byamutunze mu nda. Ese azavukana umutima mubi, afite uko azavuka bitewe n'uruhande rwanduye urwo ari rwo, yandujwe n'ukuntu mwamufasha akiri mu nda. Ubwo inzara yo mu nda yamugiraho ingaruka, umunezero cyangwa umubabaro mu nda byamugiraho ingaruka, uko mumukunda cyangwa mu mwanga ataravuka byamugiraho ingaruka, igihe mwamusamye muko mwari mwifashe byamugiraho ingaruka, imico yanyu n'iyabo mukomokaho byamugiraho ingaruka. Noneho naho avukiye n'icyitegererezo azajya abona, uko mubana mwebwe, uko muvugana, uko mupanga, ibyo mukora, aba ari kubireba, ngo ibikorwa byacu n'amagambo yacu ngo bizagira ubushobozi bwo kurema abana bacu. Noneho buri mugabo n'umugore bashaka kurera neza, mujye mugenzura ibyo muvugira mu rugo rwanyu, ibyo mukorera mu rugo rwanyu, mumenye ngo ibyo ni igitabo abana banyu bari gusoma kizabagira beza cyangwa babi.
bijya bitangaza iyo ubonye umuntu adashaka kugira abana b'abasinzi kandi we buri gihe ataha yasinze. Uzataha wasinze wange ko abana basinda ushaka ngo babe ikindi giki kitari wowe, kandi amaraso wababyayemo arimo inzoga. Icyitegererezo uhora ubaha batahiraho buri munsi ni inzoga. Ubatahiraho wasinze bakagutahiraho wasinze, urumva bazaba ikindi giki kitari wowe. Wowe na nyina muhora mutongana, mutukana, murabeshyana, ntimwiringirana. Abo bana muri kubona bazaba ikindi giki kitari mwebwe. Niba mushaka ko baba beza, muri igitabo abana banyu bazigiraho ngo mujye mucungana n'amagambo muvugira iwanyu n'ibikorwa muhakorera, ngo mumenye ko bifite imbaraga mu kurema abana banyu. Ubwo rero turasabwa igihe tujya kurera ni ugushaka ibikorwa byiza n'amagambo meza, imico myiza n'imyifatire myiza, nibyo mbarutso cyangwa se nirwo rufatiro rwo kuzamura abana bacu mu buryo bwiza. Baravuze ngo mumenye ko ibyo mubakorera mu myaka ibanza, baravuze ngo mu bijyana n'uburezi itangiriro niryo rufatiro rukomeye. Birakwiriye rero gutangirira ku ntambwe ya mbere, kuko insinzi iheruka niho ishingiye. Insinzi iheruka mu burezi ishingiye kuri fondasiyo yashyizweho mu itangira. Ko mwahereye iyo hasi, biriya byose tumaze kuvuga uko mwabikoze bihita bitanga ubusobanuro bw'amaherezo y'uburezi. Mbere ya byose birakwiriye ko imyaka ya mbere y'umwana ayimara azengurutswe n'ikirere kinejeje. Muri rusange abantu batekereza ko abana basobanuye ibiremwa bihora binezerewe. Yego nibyo, bahora banezerewe, ariko nanone birakwiriye ko baba ahantu habazanira umunezero. Nta yindi mibare baba bafite ngo irabatera guhangayika, ariko bakeneye kuba ahantu hari umunezero, kuko wa munezero bafite wo kuba nta mibare, nta maganya, nta baragira ngo iki, iyo haje ibibagwa nabi byo byica amahoro yabo. Niba bari bamerewe, umwana yari amerewe neza akabona nyina aguwe nabi, ubwo nawe ahita agubwa nabi. Niba agiye kubona akabona hagati ya nyina na se, yarazi ko aribo bantu ba bugufi afite, nibo nshuti ze, nibo bamuzanye ku isi, nibo yiyumvamo kuruta abandi, ni nababona isaha ku isaha, nibo yiriranwa na nyina, akararana na nyina na se. Iyo abonye basubiranyemo ngo nawe biramucanga amahoro y'agatokogwa. Noneho rero ngo tujye tubazengurutsa umunezero, umunezero wabo we kwicwa n'imico yacu. Umwana mu miterere ye yo gukorwaho vuba no kugira impuhwe agerwaho n'ingaruka zihuse n'ibimubangamiye, nk'uko abanguka kugira ibyishimo by'ibimunejeje bimuzengurutse kandi akabisangiza abandi. Umwana akabakabwa vuba. Iyo hari ibije bibi bitamumereye neza, bimugeraho ingaruka mu buryo bwihuse. Niyo hari ibyiza bije nabyo bimugwa neza mu buryo bwihuse, kandi ibyo ngo ahita nawe abisangiza abandi. Baravuze ngo ubwe ntiyabasha kwiremera umunezero. Umunezero we ntabwo ushingiye ku kugira ibintu, ushingiye ahanini ku kirere cyiza cy'umuryango kimuzengurutse. Ntabwo umunezero w'umwana ushingiye ku mitungo, kuko imitungo ntayibara, nta mibare. Ntabwo bibaza ngo dufite amafaranga, dufite inzu, dufite inka. Ibyo ntabwo ibyo bintu abibara, ngo ahubwo icyo aba yitayeho ni amahoro n'umunezero biri mu muryango bimuzengurutse. By'umwihariko ku musabano agirana n'abantu babiri bagize uruhare mu kubaho kwe. Ubwo ni nyina na se. Ngo by'umwihariko mu bimuha amahoro bimugwa neza ni umusabano uri hagati ya se na nyina. Abo bantu babiri bamuzanye ku isi, aremwe mu maraso yabo bombi. Iyo sano ya bombi imukurura, ngo akeneye kubona abo bantu, urwo ruganda rwamuremye, akeneye kubona basabana bamereranye neza, bakaba bazengurutswe n'ikirere cy'umunezero wabo. Noneho ngo urukundo, urugwiro, gucya mu maso, kumwumva
no kumugirira icyizere biremera umwana ikirere cyiza ari cyo cyonyine gishobora kumutera gukurana umunezero. Kubona bamukunze, kubona bamwishimiye, kubona bamwumva, akabazo kose afite akabona bazi kugashyira mu mwanya ugakwiriye, ngo uko bamwitayeho, uko bamukurikiza urukundo, uko bamwitaho, yabareba akabona bombi bari guseka, yabareba akabona baraganira neza, nubwo batazi kuvuga, ngo ariko areba mu ruhanga akamenya ngo aba bantu barakeye, baranezerewe cyangwa se ntibanezerewe. Ikibikwereka ni uko akana k'agahinja iyo karebye mu maso gaseka, ubona nako gasetse kandi katazi kuvuga. Bikwereka ko nubwo atazi kuvuga, urwo rugingo ntiruramenya kweguka ngo ruvuge, ubwonko bwenga ururimi ntiburatanga iyo gahunda, ariko ubwonko buzi gushyira ibintu mu mwanya wabyo, ubwo bwonko bwo wabukora. Niyo mpamvu ashobora kukureba uri guseka, umunezero wo mu maso hawe ugahita umwinjiramo nawe agaseka, kandi nta mvugo akoresheje ngo akubwire ibimushekeje. Noneho ngo bakeneye kujya batubona dufite uwo munezero. Ngo umuntu ashobora kutabanguka kwemera akamaro k'iyi ngingo, nyamara igira uruhare rukomeye cyane ku mico myiza cyangwa mibi y'umwana, kandi ibyo bigatangira uhereye umubyeyi agisama. Twumva ko cyagiye umubyeyi akimara gusama, imibanire y'umugabo n'umugore bigira ingaruka kuri uwo mwana akiri mu nda, cyangwa nziza cyangwa mbi. Uburakari no kwivumbura umubyeyi ashobora kugira mbere yo kubyara bishobora kwangiriza ubutaraga bw'uruhinja ruzavuka, bikarunyaga ubushobozi bw'ubwenge ari bwo bugize umurage w'iteka. Uburakari, kwivumbura, umubabaro umubyeyi w'umugore yagira atari yabyara umwana akiri mu nda, byagira ingaruka ku butaraga no ku mico myiza y'umwana, kandi ngo bikazagira ingaruka no ku murage w'iteka. Ubwo byamugira mubi ku buryo hari n'igihe yazavamo umuntu utazigera yemera iby'agakiza. Akaba ari inshingano ya buri mubyeyi witegura kubyara kwirinda uburakari bwose, ikizizi n'agahinda, maze akimenyereza umutuzo no gushima. Ababyeyi bakwiriye batarabyara bakiri mbese cyagiye bari kwitegura kubyara, ubwo bari kwitegura gusama, ukaza ku munsi wo gusama gukomeza umwana akiri mu nda amenye ko amufite, ngo ibyo bihe niyirinde imibereho y'uburakari, niyirinde kuba umunyakizizi, wa muntu uhora arakaye uhorana ikijibararo, ngo yirinde kuba umuntu w'umunyaburakari, ngo ahubwo yimenyereze kuba umuntu, ngo yirinde agahinda, yirinde ahubwo ngo ajye yimenyereza gushima, kugira gahunda nziza, kugira umutuzo no gushima. Aba aribyo ajya yimenyereza mu buryo bwihuse. Umwana mutagirwaho ingaruka mbi cyangwa nziza n'ijwi rya nyina ndetse n'isura yo mu maso. Ijwi rya nyina w'umwana uko avuga rimugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Ubwo bisobanuye ngo uvuze nabi byamugira ingaruka, byamuha ingaruka yo kuba mubi, uri kuvuga neza byamuha ingaruka yo kuba mwiza. Yewe ngo n'isura yo mu maso hawe yayibonye nayo hari ikimutwara cyiza cyangwa kibi. Nyina aramutse arize n'umwana yarira, kandi asetse nawe yaseka. Ubwo bivuze ngo ise aramutse aje agatongana na nyina akamucira mu maso akamukubita urushyi, umwana ari kureba nubwo ari agahinja kahita karira. Ubwo kwa kundi nyina ari kurira nako nubwo katamenya ubusobanuro, ariko kabonye ko habaye imivurungano, nako gahita mu bwenge hazamo imivurungano, kagatangira kurira, kakamererwa nabi, wa munezero wari ugakikije ukabutokowe. Ubwo rero mukaba mumuteye n'ingeso mbi, uko abuze amahoro ntibigarukiraho, hari icyo bimwandikamo. Noneho ngo nk'uko icyuma gifotora gikurura neza ishusho y'icyo kigiye gufotora, niko imihindagurikire yo mu maso ha nyina yiharatura mu bwonko bw'umwana. Kirazira ntibikabeho ko intonganya cyangwa amagambo ababaza
bivugirwa imbere y'umwana. Bene aya magambo ntiyangiriza iterambere ry'umuryango ry'ubwonko gusa, ahubwo bitewe n'uko umwana ari umuhanga mu kwigana. Bitewe n'uko umwana ari umuhanga mu kwigana, ni ruto bituma agenda ahinduka nk'abantu bakuru bamukikije. Noneho iyo turi kuvuga kurera, twe kujya dutekereza ko kurera ari kubwira umwana ngo nyura hariya, ngo jya koga, ngo ambara ibi, ngo ntukajye utukana. Ibyo nibyo, ariko ntabwo ari aho bahera. Iyo duhereye aho tuba tumeze nk'abantu bari guhingira ku kibara, tuba turi guhinga umusibo, tuba twasibye. Ahubwo ngo banza wowe ube mwiza, mujye muvugana neza, mukorerane neza, ngo umwana bigireho. Naho iyo muri kuvuga nabi, iyo muri gutongana, iyo mu rugo haje ibikorwa bibi, iyo nyina w'umwana arakaye mu maso hakaza indi sura akarira, ngo bihita bigira ingaruka n'umwana nawe akababara akarira, bikagira ingaruka ku bwonko bwe. Ntibigarukiraho ngo ahubwo buhoro ngo bikagenda bimuhindura, ngo nawe akagenda asa na bya bikorwa bimukikije ajya abona mu bantu bakuru, kandi abo bakuru ubanza ni se na nyina. Niba mutukana, ibyo bikorwa bizamwanduza atukane. Niba bene nyina batukana, ubwo ntawazakora ibyo yigana, kuko nirwo rurimi yabasanganye. Niba yarasanze mubeshya, ubwo azabeshya. Niba yarasanze mukorera ku bwoba, nyina yiriwe ari kuvuga ngo noneho ngo umugabo nataha aranyica, ubwo nawe azakura azi yuko hariho umuntu ufite ubushobozi yica utabugira, utagira ubushobozi ahorana ubwoba bw'uko umurusha ubushobozi yamwica, ubwo azakura ari uko abizi. Noneho niyo mpamvu icyo bita kurera neza ntabwo gitangirira kuguha umwana ibiryo, kumwambika, kumujyana ku ishuri, kumusasira neza, kumurinda imbeho. Ntabwo ari aho bihera, ahubwo bihera ku cyitegererezo twebwe dutanga. Imico myiza tugira, ubwo birasobanuye ngo tuzayiraga umwana wacu. Imico mibi dufite birasobanuye ngo tuzayimuraga, ngo kuko ibyo dukora, ngo umwana yakuze yigana ibyo bikorwa yasanganye bakuru bamukikije. Noneho ngo uko ababyeyi bagirirana hagati yabo ntibitinda kwigaragariza mu babakomokaho. Iyo umugabo n'umugore babanye neza mu rukundo, iyo mibanire myiza yigaragariza mu bana babo. Ni iby'imboneka rimwe ko ingeso abana batabona iwabo zigaragara mu mico yabo. Imico yabo ntiremwa ishingiye ku byo babwirwa gukora cyangwa ibyo babuzwa gukora, ahubwo ishingira ku byo bibonera n'ibyo bumva. Ikinezeza umwana kuruta ibindi byose ni ugukora ibyo se na nyina bakora. Imbaraga iba mu cyitegererezo umwana ahabwa iruta cyane ikomoka mu mategeko ahabwa. Muri kumva ko umwana ntaregwa n'amategeko gusa, amategeko arakenewe, ariko ngo umwana ni iby'imboneka rimwe ko ajya gukora ibintu atajya abona. Ahubwo umwana kumubwira ngo wa mwana ngo ujye ukora ibi, ariko rero bakabona nta bandi bari kubikora, ibyo bintu ntibifata. Ahubwo ibintu umwana ashobora gukora ni ibyo yumva iwabo kuri nyina na se, akabyumva kuri bakuru be, n'ibyo yumva muri sosiyete imukikije. Niyo mpamvu umwana asa naho areregwa. Niyo mpamvu uri mu batembo akura azi igitembo atazi ikinyarwanda. Impamvu ni iyihe? Ni uko yavutse asanga ari byo bavuga nawe avuga ibyo. Ubwo uri mu Bafaransa akura azi, nubwo yaba ari umunyarwanda, ariko ukamujyana akavukira mu Bafaransa, ubwo akura azi igifaransa atazi ikinyarwanda, bitewe n'uko yavutse asanga ari byo bivugwa n'uko akurikiza ibyo. Rero n'ingeso ni uko, iyi ngeso mbi cyangwa nziza, ngo umwana akura ari gukurikiza ibyo ajya asanga biri gukorwa, ibyo ajya asanga biri kuvugwa. Ubwo ahera ku bya nyina na se, agafata ibya bene nyina, agafata iby'abaturanyi. Umwana akura akurikije ibyo abona n'ibyo yumva. Noneho niba dushaka kurera neza, twebwe tubanze tube beza, hanyuma turwane n'ibituzengurutse biza kutwonera.
ni ukuvuga ngo kuba twarera neza ntabwo bisobanuye ko hatari ibindi byakonona. ubwo umwana hari igihe amara kuba mukuru yaratangiye ari mwiza azi ibyiza by'iwabo gusa, yatangira kujya muri sosiyete, yagiye ku mashuri, yagiye hirya, yatangiye kwanduruka akajya hirya y'iwabo habaye aho ahura n'abandi, agatangira n'ubundi akazana ibyo yagiye yumvayo, ibyo yabonyeyo. noneho twebwe nk'ababyeyi tugasigarana intambara yo kurwana na bya bindi ari kutuzanira, ariko iwabo ho ari mu ruganda rw'amahoro. Akaza azanye ibitutsi tugatangira kubyirukana, tugati wijye utukana, ujya wumva hano dutukana, tukajya utukana. ubwo rero akaba ari ibyo yarazanye yakuye ahandi byamwanduje, tukarwana no kubimuhanaguramo. yaza azanye ibyo yibye, wenda akantu yatoraguye, uvuga ati natoraguye igiceri, ukamubaza neza wagikuye he, wagitoraguye he, kizane turashaka nyiracyo. Akamenya ko iyo umuntu atoraguye atabagize amahirwe yo kwishyirira mu mufuka ngo ahishe, ahubwo ko ibyo bifite nyirabyo n'ubundi ko akenerwa yaboneka akabijyana. Bigatuma umwana akura yumva ko ibye ari ibye n'iby'abandi ko ari iby'abandi, ko nta muntu ufite uburenganzira bwo gutwara iby'undi. Rero icyagiye umwana atangira gutoragura, akaza kubwira ngo yatoraguye, nawe ugatangira kumushima ngo umwana wawe ni umunyamahirwe, ejo mu gitondo aziba akizana kubwira ngo yagitoraguye, wongere ushime, amaherezo azakora mu mifuka, amaherezo azapfumura amazu. wowe uzatangire kubabazwa nuko yakoze ibyaha by'inkoraruguma, ariko ari cya kindi gitoya yatangiye utari gutesha. Rero duhere kuri twebwe twitunganye, tube beza iwacu, abana bakure batwigana, noneho tuzasigara turi kurwana n'ibyo banduzwa na rubanda, ibyo banduzwa n'aho dutuye, ibyo bazajya bakura mu mashuri, ibyo bakura hirya no hino iyo bajya, ibyo zasigara ari byo bitwonera, ari byo turi kurwana nabyo. ariko twebwe twaratangiye umushinga ngo mwiza guhera mu itangiriro. noneho baravuze ngo ibyo birangiye, abantu bagomba kumenya ko ari ingenzi ko habaho igenamigambi risobanutse neza mu kurera umwana muto. kuri icyo kigero umwana abagereranywa n'inyamaswa ntoya, kandi aba agomba kurerwa nkayo. mu minsi ya mbere yo kubaho kwe nta kindi umwana aba akeneye kirenze konka, gusinzira, guhindurwa no kuhagirwa. noneho ubwo kumva ko ni nk'agasimba kibereye aho, nta mishinga, nta migambi, apfa kubona yonse akaryama agasinzira neza. yananirwa yaba wowe ni wowe ubitekerezo ukavuta akana, uru rubavu rurarushye nikera karuryamira, ukagahindukiza, ukagahindurira ibyo wakambitse kugira ngo niba kabisobyemo ubigakize, kuko ntabwo kazi ngo ni ibiki. noneho ngo hirya yaho ukamwonsa, ukamwuhagira. ubusanzwe igihe cyose ahaze abasinziriye, ko ni kagahinja k'iminsi katari kagera mu mezi, kari mu byumweru. iyo kamaze gukonka kagashira inzara karisinzirira, niwo mushinga wako. akongera kwegura amaso ashaka kongera konka. igihe cyose amaze gukemura ayo makene ye, bagomba kumusubiza mu buriri akiryamira. ubwo niko aba yibereyeho, nta yindi mishinga. umubyeyi niyirinde kugendera ku byifuzo n'ubushake bw'umwana, ndetse no kumwivumburira n'amahane ye. niba adashaka ko ahinduka bwangu umunyarugomo uzagwa nabi abamukikije mu cyimbo cyo kubabera umugisha. ubwo akana nikaba gatangiye kuva muri bya bindi byo guhora gasinziriye, ahubwo kageze igihe gatangiye kujya kazana amahane. ngo niba udashaka ko azavuka nk'umunyarugomo, niba udakeneye ko azavuka nk'umuntu uzagwa nabi abamukikije, wowe ngo uzirinde kugendera ku mategeko ye, wirinde kumwivumburira, wirinde kumwivumburira n'amahane ye, niba udashaka ko azahinduka umunyarugomo n'ubwo abandi nabi. umwana uvuga ngo iyo atangiye kugira
ubwenge mbese atagiye kugira ibyifuzo ngo atangira gutegekesha amarira ngo niba ari kumva n'umurambika hasi adashaka hasi ashaka kwibanira nawe ko nta rindi jwi afite yakoresha ngo akubwire ibyifuzo bye w'icyari buze gukora ni ukurira noneho najya arira wowe uzi ko yonse arahaze kabiri yoze ntabwo ari umubiri uri kumurya ntabwo ari ibyo yambaye wenda yasobye umubiri kumurya ngo niba uzi ko nta kindi kibazo kiri kubitera wakemura ngo ujye wirinda kumvira ayo mategeko ye ujye umureka arire amenye yuko ibyo ashaka byose atari ko bisohora ngo we kujya wubahiriza amategeko ye yose umureke amenyere amenye ko igisubizo cyo kurira atari ukumuha ibyo yifuza kuko hari igihe arira ukajya kwegura ugafata wongera kujya gushyira hasi akarira ukongera ukegura ugafata akamenyera kuguhoza mu kajagari mbese akamenya ngo ninzajya ndira ibyo nshaka bazajya babinkorera yarira ugatangira ugatamika ibere kandi adashonje kugeza ubwo ari butangire kuboga akayagarura ngo rero wije ugendera ku mategeko ye wowe jya umurebera ni wowe uzi ubwenge jya umenya ngo uyu mwana arahaze umenye ngo uyu mwana namwogeje ntabwo ari umubiri uri kumurya ntabwo ari byo yambaye biri kumugwa nabi ahubwo ari kwanga ko dutandukana kandi ni ngombwa ko dutandukana ngo mbone uko nkora imirimo muryamisha ahakwiriye umurekarire wigendera ku mategeko ye none igihe kizagera amenyere wowe uje ugenzura ikiri kumuriza niba ari igikemurwa ugikemure niba ari ugushaka kugutegeka bitagira impamvu ngo wikumvire iryo tegeko rye icyo ni kimwe cya kabiri ngo ntukamwivumburire ngo mbese ngo niba ubona ko ari umunyamahane wivumbure ku buryo utanareba wenda niba hari n'ikibazo afite ahubwo ngo ujugunye ngo iki cyanarire ngo nubwo warakire ngo ski ujugunye hariya n'ijwi ribi n'ibigambo bibi oya iyo ukoze utyo ngo ubutangiye kumutoza kuzavamo umuntu w'umunyarugomo uzagwa nabi abamukikije iryo jwi uri gukoresha ubwo burakari ugize uko uri kumujugunya uko ari kukureba mu maso kumeze uri kumutoza nabi wigaragaza kwivumbura asubira gutongana nande amazi wihangana nawe witongana ahubwo wowe nk'umunyabwenge nk'umurezi kora ibyo uri kubona bikoreba ariko utarakaye utavuze mbese wikwivumbura ntabwo uhanganye n'umuntu noneho ngo niba udashaka ko azavuka nk'umugome ntukazajye wemera amategeko ye ngo agutegeke kuko ngo iyo wemeye akagutegeka kiri ruhinja na cyagiye kamaze kuba agacuke uragenda wagenda akagukurikira ugatangira rero kubwo kutamenya ibyo uri gukora ugatangira kumubeshya ngo ngaho ngo subirayo ngo ndakuzanira indazi ngo ndakuzanira iki n'iki bya bindi uri kumubwira kandi nturi bubizane ni ukubeshya ubwo icyo kinyoma namara kumenyera kubeshya uri kumwandikamo ngo nawe azajya kubeshya abeshye n'abandi kabiri wibimuha nka ruswa ko nubumumenyereza azamenyera yuko kugira ngo umuntu akore ibyo bamutegetse ari ngombwa ngo abikuremo ikiguzi ahubwo niba ubona atari ngombwa ko agukurikira mubwire ngo winkurikira sigara shyiraho itegeko niba agukurikiye bidakwiriye fata akanyafu ukamunyuzeho utari gukubita nk'ukubita inka ahubwo akanyafu nyine kangana n'uko angana noneho amenye ngo burya hariho igihe cyo gukora ibintu akabyemererwa hariho n'igihe atabyemererwa amenyera amategeko naho numumenyereza kujya avuga ugakora yarira ugahendahenda nta mpamvu niho uzajya kubona ukabona arakubwira ati nshaka iki nutakimuha yikubita hasi yigaragura atera imigera avuza induru niba hari abantu abasakurize ibintu abimenagure ahirika ibintu nuko kugira ngo uhoshe iyo ntambara wemere umuhe ibintu kandi bidakwiriye ubwo uri kumurera nabi azavukamwo umuntu mubi uzajya aho rekora ibidakwiriye kuko yavutse agasanga ibintu byose iyo yijambaguje bamuha ruswa wimubwira ngo nasigare ngo uramugurira wimuhendahenda ngo uhereze ibere kandi uzi ko adashonje yikwigaragura ngo wegure kandi uzi yuko bidakwiriye ngo wowe jya utekereza ibikwiriye ari byo umukorera we kugendera ku mategeko ye kandi ntukajye urakara ngo uzane uburakari wivumbura ugaragaza amahane jya umucyaha nk'umurezi nk'umubyeyi imbere y'umwana uri kurera ngo ujye wifata nka dogiteri ugiye kuvura umurwayi neza naho igihe cyose werekanye ishusho mbi n'imvugo mbi uri gushyira muri uwo mwana umutima mubi ubwo aha ni ibintu bibiri ni ukwirinda kugendera ku bushake bw'umwana kuko ntabwo afite ubwenge ni wowe ubufite
yikuyobora rero muyobore. Kabiri, wiba umunyamahane, wivuga nabi, wikora nabi, wimukubitana umujinya, cyaho uri gusakuza nkaho uri kurwana n'undi muntu ukarishye, ahubwo wowe kora ibintu byawe mu buryo bwiza, mu mwuka mwiza, nk'umubyeyi uzi yuko ibyo uri gukora uri gutanga icyitegererezo umwana azakuriraho. Uko niko barera neza. Noneho baravuze ngo umwana umwana baterura ku buriri bwe yari ari kurira agahita aceceka, ntabwo aba yari ari kurizwa nuko hari ikimubabaje ngo kibe kivuyeho ako kanya, ahubwo aba yari ari kurizwa no gushaka guteteshwa. Ni ubushake bwe buba buri kurwanira gutegeka ubushake bw'abandi. Noneho nubona umwana wamushyize ku buriri uzi ko nta nzara, wamwuhagiza ko atari umubiri uri kumurya, ntiyasobye ngo ni ibyo wenda yambaye biri kumurya, si ibyuya afite ngo biri kumurya, ngo wamufata ukabona ahereye ko aracecetse, yumva ageze mu ntoki zawe agaceceka, ngo jya umenye yuko atari ikindi kibazo afite, ngo ahubwo ni uko ari gushaka ngo umuteteshe. Ni ubushake bwe buri kurwanira kugira ngo butegeke ubushake bw'abandi. Shaka mbese ngo ategeke nyina umuhorane mu ntoke, ngo rero tangira kiriya gahinja umumenyereze ajya agendera ku mategeko yawe, we kugendera ku mategeko ye. Uhereye umwana akivuka, ababyeyi bagomba kurangwa no gushikama, ntibivuguruze igihe bamurera, kandi ntibagatinye ko gushikama byaba bibahindukiye ingeso yo kubura urukundo. Nyamara bamwe barabaza bati, mbese ni gute namugomwa ibyishimo nashoboraga kumuhesha bitampenze? Si ukumva ko umwana wawe niba arize nta kindi ufasha ari ngombwa ngo umufate, yewe n'imirimo wari ufite ko wayihagarika kuko umukunda kuyiruta, ngo nta mpamvu zo kumugomwa ibyishimo. Ariko icyo uzirikana uri kumugomwa ni ukuri gutuma azaba umuntu utazakumvira mu gihe kizaza. Niba atangiye kugutegekesha amarira ari agahinja ukemera, yakora imyigaragambyo ukayoboka, ubwo bisobanuye ngo n'ubundi namara gukura ntuzamutegeka ngo akumvire. Ni ukubera ko ibyo byishimo ntacyo bimaze, haba mu kugubwa neza kwe no mu butaraga, kandi kudamarara kwamaraho agaciro ke bidatinze. Waba umenyereje umwana kujya akenera ibyo uzajya, waba utumye umwana azajya akenera ibyo uzajya ubona wiyushya kuya. Ko kumumenyereza kujya ibyo ashaka byose wemera, bizagerwa bigusaba icyo utashobora. Azagusaba kumufata udafite umwanya, azakenera kugukurikira ahadakwiriye ko umukobwa ukurikira, azashaka kumukorera ibintu bibangamiye abo mwicaranye, bibangamiye abashyitsi, bibangamiye abandi bantu, ku buryo hari ibyo azakenera ubone bidashoboka, kandi we yaramenyereye ko ibyo ashaka byose ubimukorera. Muri icyo gihe uzumva umwaye, azagukoreza isoni imbere y'abashyitsi, azakubangamira ubura uko wifata, hanyuma usange waramuremyemo ikintu utazashobora kumukuramo. Ngo bikagusha mu kubimugomwa ku gahato, ukaba waranze kubimutoza akiri muto, noneho ukazatangira kujya ubimwima ku ngufu, muri guhangana ari umunyamahane ukarishye, kuko uri kumunyaga icyo wamumenyereje. Muri ubwo buryo ntiwaba uwongereye umunezero we, ahubwo waba uwukomye mu nkokora, kubwo kumenyereza umwana icyo asabye cyose azajya yumvirwa byanze bikunze. Kumenyereza umwana wawe ko icyo azajya akenera uzajya umwemerera, ko azajya yumvirwa byose byanze bikunze, uba uri kumuhemukira, kuko ntabwo mu isi uzamubonera ibisubizo bihwanye n'ibyo
ushaka cyangwa se n'ibyo ashaka. Ahubwo ibyiza ni ukumenyereza umwana kugendera ku mategeko yawe, kandi igihe cyose umucyaha ukirinda kuba umunyaburakari, ukamucyahana umutima mwiza. Twihuta tujya ku musozo, bati hari umuryango umwe ababyeyi bari bafite isanduku yihariye barundagamwo ibikinisho n'ibindi bintu byose basanze biri mu kajagari. Ntawashoboraga kongera kubikuramo hatarashira icyumweru cyose cyangwa ukwezi. Icyo nicyo cyigishaga abana isano iri hagati y'ingaruka n'igikorwa, kandi basobanukiwe ko igihe ubana n'abandi ugomba kuzirikana ubwaguke bw'ibikorwa byawe kuri bo. Ngo hari umuryango umwe ababyeyi bari bafite isanduku yihariye barundagamo ibikinisho n'ibindi bintu byose babaga basanze biri mu kajagari, ngo ntabwo washoboraga kongera kubikuramo hatarashira icyumweru cyose cyangwa ukwezi. Icyo noneho baravuga ngo icyo nicyo cyigishaga abana isano iri hagati y'ingaruka y'igikorwa, kandi basobanukiwe ko igihe ubana n'abandi ugomba kuzirikana ubwaguke bw'ibikorwa byawe kuri bo. Kenshi cyane umwana yitoreza ikinyabupfura ku bakuru abana nabo, ariko ntibikabure ko ategekwa kugira ikinyabupfura. Azajya afatiraho icyitegererezo, ariko n'amategeko abimwemeza ntakaveho. Mbere y'uko atangira kubikora, nabwirwe amagambo y'ikinyabupfura ngo ndakwinginze, murakoze. Nyuma y'igihe azaba yarabyibagiwe, nyina azamwibutsa amusubiriremo ngo murakoze mama, cyangwa ndakwinginze papa. Mu muryango abakuru baramukanya ngo mwaramutse. Abana nabo bagomba kwigishwa kubikora, bazigishwa no kuvuga ngo murabeho, bihamya ko bafite umuco wo kuzirikanana. Noneho kugira ngo abana bazamenye kubahiriza ibi bintu, ni ukubisanga iwabo, ngo n'igihe batabikoze ngo ujye ubibutsa, babwire ko ari ngombwa. Niba hari icyo ashaka ajya akisaba mu kinyabupfura, niba hari n'icyo adashaka ajya acyanga mu kinyabupfura, niba asezera, niba yinjira, ngo ibi bintu bigomba gutozwa abana. Niba umwana atigera yumva impaka no kwitotomberana mu bo babana, ahubwo akababonamo ko buri wese ahangayikishijwe n'uko yanezeza mugenzi we, uwo mwuka w'ubugwaneza uzacengera mu miterere ye. Azasobanukirwa ko atari ikintu gikorwa rimwe na rimwe, ari uko abantu bakibutse gusa. Ababyeyi bagomba kwihatira gucengera mu mitima y'abana babo, bakabona ibintu nk'uko babibona. Niba batera akanyabugabo, maze mu gihe gikwiriye bavuge uko bari kwiyumva. Icyo kiganiro ni umutekano ukomeye ku babyeyi, ariko mbega ukuntu ari imboneka rimwe, kandi aricyo gituma umubyeyi n'abana bumvana. Kenshi abana bakunda kumva ababyeyi bavuga kandi bamamaza ubugwari bwabo, ubunebwe bwabo, bagahinduka igitaramo, cyangwa bugatuma bavugirizwa induru, bigatuma biyumvamo ko bakorejwe isoni, kandi ko burya ababyeyi babo batabumva namba. Ababyeyi barabakweshebura mu gihe bo baba bumva nta kibi bakoze,
cyangwa bagahatirwa kugira inyifato yemejwe n'ababyeyi bo batumva na gato impamvu yabyo. Ibyo bibatera kwitarura bakibera ukwabo batabizi, bakanzura ko abantu bakuru ari ibindi biremwa bitandukanye nabo, kandi ko bagomba kubyirinda cyane nyuma yo kubivanamo inyungu y'ibanze. Noneho ibi bifite ingaruka ku bana, ngo rimwe na rimwe aho kugira ngo tuganire ibiganiro byiza abana bashobora kumva bikabafasha, ngo hari igihe tuba tuvuga iby'ubunebwe bwacu, tuvuga iby'ubugwari twagize, noneho abana bakaduseka bakabiha inkwenene, ngo ugasanga ibyo bidafasha abana, ahubwo bituma hari ukuntu badufata nabi. Noneho ngo n'ibindi tubahata, ngo tubasunika tubakoresha bana, nuko ngo bakazagira ubwo muri bo biyumvamo ko burya abantu bakuru ngo ari ibindi biremwa bitandukanye nabo batameze kimwe, ngo ku buryo bumva bakwigumira ukwabo ntibabane n'aba bantu bakuru. Noneho mu gihe bimaze kudukuramo ubufasha bw'ibanze, mbese ugakumva niba amaze kukuboneraho ibyo kurya akaba akubonyeho ibyo yashakaga, noneho ibyiza ari kukuva iruhande kuko ibyawe ari byo kumubangamira. Reka tunyaruke dusome muri iki gitabo. Turi ku ngingo itubwira kurera abana neza. Ku rupapuro rw'174 baravuze ngo nimureke abana banyu, avuze ngo ntimukereke abana banyu uruhanga rukambije. Mbese twe kujya tuza imbere yabo dufite uruhanga rwuzuye umujinya. Nibagwa mu bishuko ariko bakihana ifuti ryabo, mubabarire nk'uko namwe mwiringira kubabarirwa na so wo mu ijuru. Mubahugurane ubugwaneza kandi mubahoze ku mutima. N'igihe gishishana kuri bo, imbaraga zizakorera kubakunyaga, ariko mugomba kuburiza mw'izo mbaraga. Mwigisha abana banyu kubagira inshuti magara. Reka bakongorere bakubwire ibibababaza n'ibibanezeza, bityo muzakiza imitego myinshi Satani yari yateze ibirenge byabo bitaragira inararibonye. Nituba twemeye ngo tugashyikirana nabo bakajya batubwira ibibazo byabo, ni ibintu bitatu. Bwa mbere, ntukigere ugaragaza uruhanga rubi imbere y'abana bawe. Ni uruhanga rurimo umujinya, rwijimye, rurimo uburakari. Kabiri, ngo jya ureka bakubwire ibyabanejeje, ubitege amatwi. Ngo wongere utege amatwi wumve ibyabababaje, nabyo ubyumve neza kandi ugire icyo ubivugaho. Gatatu, baravuze ngo mwemere mube inshuti zabo, mubagire inshuti. Noneho ngo nimubikora ngo bizatuma mubarinda imitego Satani yari yarateze ibirenge byabo bitari byagira inararibonye. Ntimukajye mubabwirana gukariha mwiyibagije ko namwe mwari abana, kandi ko namwe mwabayeho nkabo, ko namwe hari ibyo mwakoraga nk'ibyo bakora. Ko hari ibyo abana bose ni abana, twese twabaye abana, ahubwo ikidutandukanya ni ibihe. Mu gihe abakera bari mu mashyamba, urugomo rwabo rushingiye ku micundebo, ibyo bitaga imitsuko, rushingiye ku kwirirwa bari gusumirana iyo bagiye ntibatahe bagatinda. Ababuno bo ibyo byavuyeho, nta biriho ngo bari byo bagomeramo, ahubwo bari ku ikoranabuhanga, bari ku binyabiziga, mbese bari ku bintu by'amajyambere barimo by'igihe cyabo. Ubwo urugomo ni rumwe, ahubwo ni uko bitugomesha atari bimwe. Twebwe twabayeho ibisindisha bidahari, ibiyobyabwenge bidahari, bo rero urangaye birahari byabajyana. Twabayeho umwana yibera iwabo akazarinda akura, none bo buno ari guhera ari inshuka, ari ku mashuri yirirwa mu rugaga rw'abana bo hirya no hino, ari kurerwa n'ababyeyi batari nyina na se, akazarinda arangiza amashuri. Urumva ko aba bana
nabo n'abana nk'uko natwe twari abana, ahubwo ibihe nibyo bitandukanye kandi birimo ibigoranye bitandukanye. Nubwo ntimukazigere mwibagirwa ko namwe mwabaye abana nkabo kandi ko namwe mwabaye nk'ibyo nabo babamo. Ntimugategereze ko batandukana kandi ntimukabasabe gukora nk'abantu bakuru. Mbese nuko ushaka ko batandukana n'ibintu nk'uko wowe uri kumva batandukana nabyo uri mukuru, ntugashaka kubasaba ibintu ngo babikore nk'uko wabikora uri mukuru, kuko uko wumva wabireka ni uko ubizi neza ububi bwabyo, bo ntibabizi. Rero wijya ubasaba ngo babirekure nk'uko wabirekura, ahubwo jya ubagenza nk'abana nyine. Kandi nujya kubasaba gukora ibintu ngo ujye umenya ko hari iby'ubushobozi bwabo budashoboye. Nimubikora muzugarira amarembo y'imitima yabo, maze mubatere kuyugururira inshuti mbi. Ibyo bizatuma abandi barega intekerezo zabo zikiri ntoya mbere y'uko mubigisha gutahura akaga kabirimo. Noneho ubwo uramutse umushyize ku gitutu ngo akore nk'umuntu mukuru, yirinde nk'umuntu mukuru, kuko uri kumuhata ibintu adashoboye, ngo azakwikuramo ngo ye kujya kubwira amabanga y'ibiri mu mutima we, kuko azi ko nabikubwira uramutuka, uramugaya, uramutota, maze ngo azajya biguhisha. Ahubwo ibyo ari kukubwira ajye kubibwira za nshuti ze z'injiji ziri bumuyobye, nuko ngo izo nshuti mbi zizamuyobye, wowe utari wabimenya ngo ukize ibirenge bye kwinjira muri ako kaga. Noneho kurera neza ubwo ni ukuba umuntu wemera gushyikirana n'abo bana. Reka tunyaruke tujye ku yindi ngingo isoza. N'ubundi muri iki gitabo twebwe n'abana bacu, ku ngingo itubwira ngo kurinda abana ingeso yo kwiba. Baravuze ngo icya mbere ni ukumurinda inzara. Niba udashaka ko umwana w'umujura uzamurinde gusonza ahagira iwabo. Umwana wese utarahagiye iwabo ahorana agatima karehareha, agakenera iby'ahandi, bikaba byamutera kwiba. Noneho ngo cya kabiri, jya wubahiriza uburenganzira bwe. Mbese we guhora umubangamira no mu bikwiriye, kuko byazatuma iby'umwima akenera kubyiba. Cya gatatu ngo ni ukumumenyereza kubaha uburenganzira bw'abandi. Ujye wubaha uburenganzira bwe, n'abandi babitozwe ko bagomba kubaha uburenganzira bwe, ngo ariko nawe atozwe ko uburenganzira bwe budafite uburenganzira bwo kwica ubw'abandi, nawe amenyerezwe kubaha ubw'abandi. Icya kane ngo ni ukumurinda indwara zishobora gufata mu nzira zigogora, kuko nazo zishobora kumutera iyo ngorane. Icya gatanu ni ukurinda umwana gucuka imburagihe. Iyo avuye ku ibere igihe kitageze, ngo ako gatima kagiye katanyuzwe kazamuzana muri izo ngorane. Icya gatandatu ngo umwana wamenyereye ko nk'amashereka kennye byazamuhamagarira iyo ngorane yo kwiba. Karindwi, kuba yaronkeshejwe ahandi, yararezwe n'amashereka atari aya nyina cyangwa se n'ibindi bintu, akarereshwa ibindi bitari ibere, uko yabayeho atanyuzwe byazamuzana muri iyo ngorane. Noneho ngo kuba yarabayeho mu bintu atishimiye, akarereshwa ibyo atishimiye bitamumaza amakene mu maraso, ngo byazamutera kuvukamo agatima kiba. Cya cyenda, kumuhata gutanga. Tukajya muhata gutanga, ahubwo jya umusobanurira ko akwiriye gutanga n'ibyiza birimo. Naho ngo igihe cyose arekuye ibye akabirekura ku gahato, umutima ukagenda ubikurikira utabivuyeho, bizamutera kumva yabyigarurira. Cya cumi, guhemukirwa bikamuzanira igikomere. Kuba hari ibintu yakorewe bikamuzanira igikomere, nabyo ngo byamubikamo umutima mubi. 11, kumurinda kwigana babi, kuko nabo bamushora muri iyo nzira. 12, kubyarwa n'inkundamugayo cyangwa akarerwa nazo. Iyo umuntu avuka ku nkundamugayo nyine ziba,
mu buryo butandukanye, kubujura bugira amoko, ngo aramutse abyawe n'izo nkundamugayo cyangwa akaba arizo zamureze, nazo zazamushora muri icyo cyaha. None ibyo turi kurinda umwana kwiba, ntabwo ari kuvuga ngo ntukaje wiba, ngo nawe yiba ukubite, ushobora kumukubita ukaba uri gukubita umubiri, ugakubita inyama n'imitsi n'amagufa, ariko ingeso iri mu bwenge iyo utayigezeho. Rero uzamurinde ibi bitera izi ngorane, hanyuma ubone ushyireho amategeko. Cyo kindi tugomba kurinda umwana ngo ni ugukurikirana izi ngeso niba zifite, ngo tumenye uko twazimuvura. Icya mbere ni ugushakisha ukamenya ikibimutera, ukamenya imiterere y'intambara umwana afite, kubera iki yiba, ni inzara, ni ziriya nenge zindi, ngo uzabanze ugenzure urebe ikibimutera. Numara kumenya impamvu, ngo uzamumenyeshe impamvu, uzamumenyeshe ububi bw'icyo cyaha n'impamvu yabimuteye, hanyuma umuhumurize umwereke ko ugiye kumufasha kugeza ubwo azakira icyo kintu. Ngo uzamumenyeshe icyo kintu, umenyeshe ingaruka cyagize ku mico ye, noneho n'ukuntu byazamugira umuntu ugayitse, hanyuma umwegere umwereke ko ushaka kumufasha agakira iyo ndwara, ngo bizatuma kumva nka muganga we kuruta kujya kubona akakwikanga. Noneho ngo urebe niba yaba yarahemukiwe, cya gikomere cyagiye ku mutima akaba aricyo kimutera izo ngorane. Noneho nusanga ari byo, icyo uzakora ni ukumwomora icyo gikomere, ngo muzasane icyo cyuho vuba. Aho hantu habaye ikibazo kimutera izo ngorane, ngo muzashakishe uko musiba icyo cyuho. Cya kane, niba hari ingaruka yo kutanyurwa, hazabeho kwihutira kumara ayo makene. Niba biterwa n'uko atanyuzwe n'ubuzima abayemo, mukabona ari ubwakosorwa, muzabukosore. Noneho ngo cya gatanu, kumwigisha inyungu yo kubahiriza umubano w'abantu n'abandi. Mbese akiga ukuntu abantu babana, batahemukirana, batibana, batabeshyana, inyungu zirimo. Ntabwirwa ngo abantu babana gutya gusa, ahubwo ngo ukamwereka n'inyungu zirimo. Gatandatu, ababyeyi n'abarezi nibashyira ibyiringiro byabo mu mbaraga irinda kandi ivugurura y'ubutumwa bwiza. Ubwo noneho hejuru y'ibyo twifashisha imbaraga y'ijambo ry'Imana. Ibyo biri muri iki gitabo twebwe n'abana bacu, urupapuro rwa 77. Noneho ngo ikindi dukwiriye gukora ni uguharanira kurinda umwana ubuzima burimo umuteto. Tugomba kumwigisha amategeko agenga ubuzima bw'imibereho. Buri wese niwe wigenera umurage binyuze mu mbaraga yo kwihangana kwe. Ibi ngo umwana wese agomba kubyigishwa akamenya ngo buri wese niwe wigenera umurage we, kandi bigerwaho binyuze mu kwihangana no gukoresha imbaraga ze. Akabimenya ko nta wundi uzabimukorera. Wimwizeza ko mufite inzu nziza, ni iyawe si iye. Wimwizeza ko muri abakire, ni wowe ukize ntarakira kuko ntaragira ibye. Warabishatse ntazi kubishaka, ngo uzamwumvishe ko ibyo ufite wabigezeho biruhiye, ko nawe azabona ibye abiruhiye. Umwete mu nshingano ze. Agomba kubyigishwa ko kugira ngo umuntu abeho neza ari uko aba umunyamwete mu ngeso. Kubamenyereza kwishakamo ibisubizo. Agomba kumenyereza umwana kwishakamo ibisubizo kugira ngo bimurinde umuteto. Akamenya ngo niba imyenda ishaje agomba kuzayishakira. Akamenya ngo niba akazi kadahari yitegereza ko bazakamuha nakishakire. Ngo kumuha umudendezo nawe akamenyera kwitekerereza. Wibyo uhora umutekerereza utuntu twose, ngo ajya ahora anyura mu mihanda bamuharuriye, ngo jya umuha akanya nawe atekereze, agira umudendezo, ahubwo uzamukosora aho yabyishe, ariko nawe yamaze kwihangira imirimo. Cya gatanu, ni ukwirinda kumukuza imburagihe.
mbese kujya umugaya ngo abandi bana ngo warunaka ngo ntafite ibi n'ibi ngo ntakora ibi n'ibi ngo arakuruta se, nuko ahubwo wari umugereranya n'abandi, umwereka babaye abagabo wenda bamuruta baramurushije amahirwe, ngo ibyo nabyo si byiza, byamutera intege nke zo kwigaya. 6, jya wirinda gukora byose mu mwanya we, wije ukora ibintu byose kandi hari ibiri mu bushobozi yakora. Jya ugabanya umuvuduko, ugira ibyo umuharira nawe abikore mukiri kumwe, ahubwo ujye umukosora. 7, jya wirinda gukabya kumwitaho, bitazamubuza kwihangira imirimo. Wije uhora umwitayeho buri kanya nk'ururabyo, ahubwo ngo jya ureka nawe agira ahagera yihangira imirimo, mbese yirwaneho, maze wowe umurebere, hanyuma aho ananiriwe ugire izindi nama umuha, ariko wije uhora umufashe nk'akawuwa. 8, uburezi bukwiriye kuba bushikamye ku mahame n'urukundo. Mbese uba ufite amahame ngenderwaho mu burezi cyangwa se amategeko abugenga, kandi agaragaramwo urukundo ukunda abana. 9, mubabere inshuti, twari twanabisomye, mubaganirize, mubabwire amateka. Ibi mubaganirize, mubagire inshuti ni 9, mubaganirize ni 10, mubabwire amateka ni 11. Jya wishyira aho bashobora kugushyikira, mbese wijure ahantu abana batagushyikira ngo bajye kureba babone uteye ubwoba, babone ufite igitinyiro, oya, ahubwo ngo jya woroha, wishyiraho abana bawe bagushyikira, bakakuganiriza ibyo bashaka, ibishoboka n'ibidashoboka, hanyuma ucagure ubagaburire ibikwiriye mu magambo. 13, koresha imvugo bashobora kumva, ko hari ibyo batumva. Hari Ikinyarwanda gikuze, no mu zindi ndimi ngo harimo amagambo akuze, ngo harimo ibiziguye, ngo igihe uganire nabo jya ukoresha imvugo bumva. 14, irinde kurobanura abana ku butoni, wige ugira bushimagiza ngo ugire nabugaya. Ibyo byanditswe muri iki gitabo Twebwe n'Abana Bacu, urupapuro n'urwa 50. Rero kurera neza ntabwo ari ibintu bigarukira mu kwigisha amashuri gusa, ntibigarukira mu gutanga ibiryo gusa, ntibigarukira mu myambaro gusa, ahubwo bigendana no gutoza umuco. Noneho ibyo dusabwa kwirinda igihe turi kurera, ngo tukabikura mu mico yacu. N'ubundi muri iki gitabo Imico n'Ubumuntu, umuzingo wa mbere 83 na 82, ndetse n'urupapuro rwa 80 n'urwa 290 na 291, 292 n'Ijana n'Ijana na 74. Haratubwira aya magambo ngo abantu bose bashinzwe kurera barasabwa kuba bafite umuco wo kwihangana. 2, basabwa kuba ari abantu bazi gutegeka uburakari bwabo. 3, bagomba kuba ari abantu b'abanyabwenge. 4, birinde kuba abantu bahata, bakoresha agahato, kuko agahato ngo gatuma n'uwari ufite ubwenge nawe butandama. 5, jya wirinda kubaragiza inkoni y'icyuma, mbese ni agahato ku buryo umwana akora ari gukorera kuri ndapfa, uvuga ngo nibaza ntabikoze baranyica, nintagerayo baranyica, nintererwa baranyica. Iki gitekerezo gihora mu mwana ngo bimubyaramo kwiga kukubeshya, kuko abona aribwo buryo busigaye bwo kuguhunga. Noneho mu rugo rwa Gikristo 171 ho hakatubwira ngo guhera umwana afite imyaka 6 akwiriye gutangira guhabwa imirimo ingana n'imbaraga ze. Ubwo no kumubwira ngo nzanira isabune ngiriya, jya kuyireba hanaha mu nzu, nzanira iriya sahane, mpereza kiriya gikosi, ngo tangira nawe umuhe uturimo tungana n'imyaka ye, yumve ko burya umuntu atajya abaho ngo yicare bamuhe ibiryo gusa, ahubwo ko buri wese arya hari icyo yakoze.
ngo umutoze ngo guhera ubwo ajya agenda umwongerera imirimo uko imyaka izamuka, ngo ariko ujye umwongerera imirimo ngo ingana n'imbaraga ze n'imyaka ye n'ubushobozi bw'ubwenge bwe ndetse n'umuco wanyu. Noneho uku niko umuntu atangira gushyiraho urufatiro rw'uburezi bwiza. Reka Imana idufashe buri wese ku rwe ruhande yuzuza ibimureba, kugira ngo ubwo kubyara atari ibintu umuntu ajya yishyiriraho, ahubwo ari impano duhabwa n'Imana, hanyuma yamara kuba duhika tubwira ngo ni inshingano mugomba kubarera, kandi igihe cyazagera ibyo mwavugiye mu rugo, ibyo mwakoreye muri urwo rugo imbere y'abo bana, ngo bikazabagiraho ingaruka nziza cyangwa mbi, kandi ngo mukaba umugabo n'umugore bategerejwe n'urubanza imbere y'Imana, ngo bakazajya gusobanura icyabo bana babaye cyo, niba barabayeho mu buryo bwiza binyuze mu burezi tuzabishimirwa, niba twarabangirije bikabagiraho ingaruka uburyo twabafashe, ubwo mu rubanza tuzabibazwa. Reka rero twe kuzakorwaho n'impano nziza Imana yaduhaye, ahubwo dukora ibyiza, dutange icyitegererezo, dushyireho amategeko, tube abantu bashyikirana, tubatege amatwi, twirinde kureresha uburakari, twirinde agahato, dutange icyitegererezo cyiza, kandi tubatoze imirimo hakiri kare, tubarinde umuteto, kuko isi ntitetesha kandi ntuzahorana nabo, kandi ibihe ntibihora ari bimwe. Mu gihe runaka muba mukize, ikindi mukennye, rimwe muba mutegeka ubundi mutegekwa, rimwe muba mutuye ubundi mwarahunze, rimwe uzaba uhari ubundi udahari, hari n'igihe uzapfa bakiri bato bagasabwa kwigwanaho. Rero wijya utetesha, ahubwo jya utoza umuntu icyo azaba cyo, azabeho yishoboye uhari cyangwa udahari. Imana izabidushoboze mu izina rya Yesu, amena. Adusenge. Urakoze Mana nkuru iri mu ijuru, umwanya tumaze twiga uraduhagarikiye ijambo ryawe, uzarikurikiza imbaraga y'umwuka wera, izarisobanure kandi rituburire mu bwenge bw'abumva, uzadushoboze kumvira no kubishyira mu bikorwa, tuzashobore kurera abo waduhaye, nitubakuza tukabagira abantu ubidufashijemo, nugaruka tuzaraganwa ubugingo buhoraho. Uzadufashe kugira ngo abadukomokaho be kuzaba umuvumo ku isi, ahubwo bazaba igisubizo mu miryango, mu matorero, mu bihugu, ku isi muri rusange, nugaruka tuzaraganwa ubugingo mu izina rya Yesu, amena.